muri ubu buzima kandi mu buzima bwa buri muntu burya habamo inkuru imwe cyangwa se nyinshi z'urukundo kandi buriya zose zigiye zitandukanye bitewe na nyiri inkuru. Ikiza kandi cy'inkuru z'urukundo ni uko buri imwe ibisigasiye amasomo runaka, bityo kuko twese tuzi ko mu rukundo habamo uruhemuka ndetse n'ururamba, bigatuma tugira uko duhangana n'amarangamutima yacu ngo tutagwa mu rwobo rwo guhemukirwa tugashenguka umutima. Ikindi kandi mu nkuru z'urukundo buriya tunamenyeramo ko urukundo rwa nyarwo mu by'ukuri ruhari binyuze mu buhamya bw'abarwiboneye. Iyi nkuru ngiye kubabwira ni inkuru y'umukobwa wakunze cyane birenze ibikenewe, akazabibona nyuma ko yakunze nyamara adakunditse. Wakibaza uti ese hariho umuntu udakunditse? Utese gukunda bikenewe ni ibihe birenga ibikenewe ryari? Reka mbatangirire hanyuma muri comment uraza kumbwira icyo wakuyemo. Nitwa Isabella, ndi umukobwa usa naho ukuze kuko mfite imyaka 28. Mu buzima niyumvisha ko nakunze rimwe, gusa nanone ubu ndizera ko ngomba ibyiza bityo ntapfa gufata ibyo mbonye. Uyu munsi nibwo nanyuze kuri restaurant aho nahuriye n'uwari umukunzi wanjye bwa mbere. Mu by'ukuri aho kubabara ngo ngira agahinda kuko ntakiri kumwe nawe, ahubwo namwenyuye. Nisekeje, sinzi niba hatari uwambonye yenda ngakeke ko ndi umusazi. Ubwo nibukaga uko bigitangira njye nawe byari byiza, byari biryoshye mbese numva bitazashira. Gusa wowe uzumva iyi nkuru reka nkubwire ko akenshi buri gihe biba biryoshye iyo bigitangira kugeza igihe ububihe bugenda bwinjiramo bikazazamba byose. Gusa nanone uyu munsi nasubije ubwenge inyuma, nibuka ukuntu najyaga ntekereza ko ibyacu byari kuramba abazavuka bakazadufatiraho urugero. Uyu munsi nibutse ibyacu n'uburyo nabaga ntekereza uburyo amaherezo yacu azaba meza, kuko ntajyaga ntekereza na rimwe ko njye nawe amaherezo yacu azaba gutandukana. Gusa nanone ubanza hari ndinjije. Uyu munsi nibutse ukuntu igihe kinini natekerezaga ko ari wowe wenyine naremewe. Nkomeza kubaho muri ibyo, binatuma abantu bose twahuye nyuma yawe batambera beza bihagije, kuko ntibari nkawe, ntibatwaraga ibintu nk'uko bitwaraga bikandyohera, mbese sinzi uko wabigenzaga ngo nkurure. Yewe na vibes zabo mu rukundo numvaga zitandyoheye kuko ntaho zahuriraga n'izawe. Uyu munsi kandi nibutse uburyo naharaniye igishoboka cyose ngo inkuru yacu ntirangire kuko natinyaga kukubura. Nkakubabarira utansabye imbabazi, ukanyereka ko nubwo nkwereka ko mfite bwose, wowe wifitiye andi mahitamo mu bandi bakobwa. Gusa igihe umboneye umwanya nkemera nkaguha karibu ntangingimira. Nibwiraga ko ari rwo rukundo nyarwo ruzatuma umpitamo kubana nawe akaramata, cyane ko n'imyaka nabonaga iri kunsiga nkurikije bagenzi banjye twakoranye. Kirya gihe natekerezaga ko watumye mbawe mu rukundo azabaho gusa ndi kumwe nawe, kandi sinashakaga kubihomba pe. Sinifuzaga kuba nagerageza gukunda undi muntu utari wowe, kuko numvaga umutima wanjye wari kuba ari igice cyangwa se nanone ngahorana agahinda. Nanatekereje ko nabaye we ndi kumwe nawe ari bwo mba ndi njye wa nyawe wuzuye. Gusa nanone icyiza nta mvura idahita. Byarangiye nkize igikomere wanteye. Narenze uwo nari we, kuko nubwo nkomeza kwishimira uko uwo mukobwa wari warangize yari afite ishyaka kandi akunda byimbitse, gusa nanone umukobwa wari warangize we yari umunyantege nke, ntiyaraza agaciro ke. Yihanganiye byinshi birenze ibyo yashoboraga kwihanganira. Yakubabariye no mu gihe utigera gusaba imbabazi, kandi anakora ikosa ry'uko yakugize nk'igitabo cye cyose, mu gihe wowe wari nka shapitire imwe yacyo gusa muri shapitire ibihumbi zagira igitabo. Ubu natsinze uwo nari we wakundaga cyane kurusha uko yikunda, kandi ni ikimenyetso gihambaye cyo gukura ndetse no kuba umuntu ushyira mu gaciro. Ntabwo umukobwa nari w'igihe nagukundaga yitaye ku byo yari akeneye, niyo mpamvu ubu ngomba kubyishyurira. Gusa nanone nyuma nkakira burundu. Uyu munsi ngeze kuri iriya restaurant nahuriyeho nawe bwa mbere, namwenyuye ndaseka, kuko ntakiri uriya mukobwa wahoraga arira kandi aririra udaha agaciro agahinda ke. Ntibizongera ukundi, ndetse n'ahandi, kandi ntacyo gisobanuye kuri njye. Kirya gihe mpanyura namwenyuye ndisetsa, kuko ntabwo ndi umukobwa wakwemerera undi muntu kumutera ububabare bukabije nka buriya, cyangwa se kurira kubwo kubura utarigeze amukunda na rimwe. Amaherezo rero naje kubirenga. Amaherezo narangije ibyacu byandimo. Amaherezo narenze rwa rukundo rurenze urukenewe nakugiriye. Uru rutari rufite ubuzima, rwari urw'ubwana, ntirwampaga agaciro nk'umukobwa, urukundo rw'ubusazi. Amaherezo narenze uwo nari we wakunze umuntu nkawe kandi udakunditse. Ubu ndi mu nzira nshya, ndikunda kandi ndagana imbere.
Mukunzi ukurikiye inkuru y'urukundo, reka nkubwire ko kwibuka inkuru y'uwo wakundaga ukumva biragusekeje nk'uyu mukobwa Isabella maze ukibaza ibyo warimo, buriya nicyo gice cyiza cyane n'intambwe ikomeye mu kwibagirwa umuntu. Umubona mu by'ukuri nk'aho atari uwo wifuza, atari uwakugenewe, kandi iyo wiyitayeho kugira ngo ukire ibikomere by'imbere kandi wikunde, ntiwongera gutegereza ko umuntu agaruka ngo ukunde utuze cyangwa ngo wongere kurira hejuru y'uwagusize ari amahitamo ye cyangwa se ngo wizirike ku hahise hawe. Utera intambwe zigana imbere muri byose kandi ukikunda kurusha ikindi cyose. Icyo gihe rero n'undi uje ugukunda ntumushidikanyaho kuko ntiwigura. Icyiza kandi cyo kwibagirwa ugakira ibikomere watewe n'umuntu nuko ibintu byose biba byarahoze bigutera kurira noneho biragusetsa kuko nawe ubwawe butakibabaza. Uwakubabaje ntaba akiri mu nzira unyura kandi amaherezo ubona noneho uburyo umeze neza utakiri kumwe nawe. Icyiza kandi cyo kwibagirwa ugakira ibikomere watewe n'umuntu nuko ari igihe cyo kumenya ko wakikunda ugakunda n'ubuzima bwawe kandi utamufite, kandi nanone bidasobanuye ko umubuze ahubwo ariyo mahitamo yawe. Ubu noneho menya ko umuntu muhuye igihe utaramumenya neza, icyo gihe aba ari chapitre yonyine mu gitabo kinini cyawe cyangwa se yenda urupapuro gusa. Nibyanga rero uzahindura urupapuro cyangwa se chapitre, imbere ni heza. Ndagushimiye cyane wowe twabanye, hirwa mu rukundo kandi kundwa nk'uko ukunda. Aho uri ni ku nkuru y'urukundo niho uzajya ubona inkuru zitandukanye zuje amasomo kandi n'ayatandukanye kuko ntawe uhuza inkuru n'undi. Kora subscribe mu ba mbere dukomezanye iyi nzira, twubakane kandi twigane. Bye.